Bakiriya bacu nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali Bandiseri. Tugeze hano Kimironko aho tuje kubereka villa nziza, inzu iri kuri kaburimbo. Nimugire ikibazo kano gahanda k'igitaka karimo, bazakaguhana nuramuka uyiguze mu masezerano mugomba kujyana bigomba kujyamo. Ni inzu nziza rero mubona. Iyi nzu rero muri kubona kuri kamera yacu ni White House nkuko mubibona. Ni inzu nziza iryoshye, iriho utuntu dutoya tutararangira ariko twose azagufasha kugenda atukurangiriza. Iyi nzu rero iteye gutya, ifite ibyumba 6, ikagira dushe 6, ikagira n'amasaro 2, ikagira na rooftop. Murabona ko ari inzu ngari yisanzuye. Ikirenze icyo kandi ifite na gate ebyiri. Ifite gate ya mbere ibanza aha ngaha ya parikamo imodoka ebyiri, tukagira n'indi gate ya kabiri hano hepfo haparitse munsi y'imodoka murahabona, hajyamo naho imodoka ebyiri. Urumva ko inzu yacu mu by'ukuri ni inzu nini ngari itubutse. Bugiye ifite parking y'imodoka enye, ufite inzu ingana gutyo, salo ebyiri, ukagira kitchen, ukagira rooftop, ukagira amadusha 6 n'ibyumba 6. Mu by'ukuri iyo nzu iba ari villa. Ntago mbatindira kubabwira igiciro cyayo, ni nk'inseko kuri 300,000 ndetse na 30 zirimo n'ibiganiro bike. Ariko iyi nzu irayegukanira hano kwa Mushimire. Ni inzu nziza cyane tugiye kubatembereza tukabereka ubwiza bwayo. Tongera ngo murabona turinjiye muri gate. Ahangaha mpagaze murabona cameraman ahanepfo hari gate ya kabiri. Ahangaha ndi ni parking y'imodoka ebyiri ziparitse neza mu by'ukuri. Tukagira hari yahagaze naho hari yabiberetse ngira ngo hari parking y'imodoka ebyiri, naho murabona ko ari ahantu hagari, ahantu heza cyane. So tutarajya kure ariko tuhura n'urubaraza hano narwo rugari rudufasha kwinjira muri salo, ndetse n'urugi rwiza cyane rusobanutse. Hari utuntu tutararangira ariko bazadufasha kuturangiza. Reka nkomeze mbinjize no muri salo murebe ubwiza. So twinjiye hano muri salo rero turahura na salo ngari cyane nini yisanzuye. Ntugire ngo kuba ifite bya byumba byinshi bibigabanyiriza wenda ubunini bwa salo cyangwa bw'inzu muri rusange. Iyi ni salo nini ngari ifite plafond nziza zimwe zigezweho za gypsum n'amatara meza, wenda harimo batarafungamo, ariko ibintu byose ndakubwiza ukuri ko nuza ukayigura iyi nzu utuntu twose ku murongo araguhereza inzu ihanaguye ifite utuntu twiza. So reka ntabatindiye, hano iburyo bwanjye dufite igikoni cyiza kigari kuri babandi bakunda ibikoni binini cyane byisanzuye. Ngira ngo cameraman aza moving kamera abereke mu by'ukuri ni ahantu hariho umwanya wa gaze kuka, akagira umwanya wa firigo, akagira ibintu byose mu by'ukuri, kandi ukabona hasaguye espace ngari cyane. Urabona ko ari ibintu bisobanutse. Reka ndeke kubatindira, ariko ahangaha dufite umuryango utwinjiza mu gikari ku manexi, hamwe haba inzu z'abakozi ki. Ahangaha naho tuhafite amanexi, ishyiga ryo hanze, inzu y'umukozi na douche na toilette byaho. Murabona ko imbuga yose irimo amakaro, ni ibintu bikoze finissage, nta hantu ushobora guhurira n'ivumbi cyangwa n'urwondo cyangwa iki. Reka mbinjizemo imbere mbereke mpereye ku cyumba kiri hasi kimwe cya mbere. So rero ntabwo nagenda ntababwiye ko hano dufite ya douche ya toilette ya kakira abashyitsi mu gihe abashyitsi badashobora kujya mu cyumba ngo bagende bajye gukoresha toilette yo mu cyumba. Reka twinjira ahangaha tudatinze. Iyo tugeze ahangaha tuhagira one bedroom ya mbere iri hasi nyine. Ndabibutsa ko buri cyumba cyose ni kigari kirisanzuye, kandi buri cyumba kigiye gifite garde robe, kikagira ndetse n'urubaraza. Ibyinshi byo hejuru byose bifite imbaraza. Reka mbazamure mbereke ibindi byumba byo hejuru. Tutarazamuka ariko dufite hano iki cyumba nacyo gifite bathroom yacu. Urabona ko ari ibintu biba biri self compound y'icyumba nyine, nawe urabyumva. Iyo ukinze ahangaha haraya buri cya cyumba gifite douche na toilette yacyo. So tugeze ahangaha rero murabona ko dufite amasikariye meza adufasha kwinjira muri ya salo ya kabiri. Nayo ni salo ngari washyiramo intebe ukakira abashyitsi wenda baho bagenewe nyine kwicara ahangaha. So tutarajya kure ariko iyi salo ifite urubaraza runini cyane hano, ifite urugi rwiza cyane rw'ibirahuri. So ariko ndabibutsa ko nababwiye ko hari utuntu tutarangira dukeya. Aha hantu hateganyijwe gushyiraho bya birahuri byiza cyane bya Dubai. Murabona ko ari ibintu byiza cyane n'urubaraza rugari. Reka mbakomeze mbereke ibyumba 3 biri ahangaha kuri no floor ya kabiri. So ahangaha rero mpagaze dufite ibyumba 2. Dufite icyumba kimwe kiri ibumoso, tukagira n'ikindi kiri iburyo. Reka mbanze mbereke iki ngiki kiri iburyo bwanjye.
Ni icyumba, buri cyumba cyose kigiye gifite dushe na toilette yacyo, kikagira n'urubaraza, ndetse kikaba ari icyumba kigari cyisanzuye. Ngira ngo murabona ko nacyo kirimo garde-robe, murabona ko gifite plafond nziza, ni ibintu byiza bisa neza, amakaro meza. Ndagira ngo abanyerekere n'iyi dushe nziza nayo ngari. Dushe zimo ziracyari under construction kuko hari amatoilette agomba guterekwamo, shower, lavabo, ariko ibyo byose ugomba kuyigura birimo muri ayo mafaranga. Ntago ndi bubatindire hano. Iyo twinjiye ibumoso nyine masanga ikindi cyumba nacyo, iki cyumba nacyo ni desemu na kiriya, mu by'ukuri byose ni binini, nta tandukaniro, byose ni hahandi ushyiramo icyumba cya gitanda cya 2 kuri 2, ndetse hagasaguka na espace harimo na garde-robe. Nacyo gifite dushe yacyo kikagira n'urubaraza. So ubu ngubu rero igihari ngiye kubereka master, icyo wakita master bedroom, cyangwa se ukaba wanayihindura ukaba wakoresha master bedroom ziri hejuru. Nabyo ibyumba bigari binini wagira master bedroom. Reka mbereke. Tukinjira aha ngaha rero ngira ngo murabibona, aha hose gutyo ubu ni muri chambre principale. Tutarajya mu cyumba, ndagira ngo cameraman atambuka abanyerekere iriya dushe ngari nziza yisanzuye rwose. Murabona ko ari dushe nziza cyane ngari, nubwo itarajyamo bya bikoresho bizaba biryoshye. Uru rugi rero rudufasha kwinjira aha ngaha. Muratwihanganira garde-robe iteretse mu cyumba mo hagati, inyuma yayo hari espace, mutaza kugira ngo icyumba ni gito. Iyi ni master bedroom. Murabona ko ari ibintu byiza bigari, ahantu hisanzuye. N'iyi garde-robe ndagira ngo cameraman ijyana abanyerekeye no garde-robe ukuntu ingana. Mu by'ukuri iyi urabona ko ari garde-robe noneho nyine ya famille nziza ngari, ni ahantu hagari cyane. Ariko ubwo tugize ibyumba 4, ubwo tugiye kujya hejuru tubereka ibyumba 2 nabyo ushobora gutoranyamo kimwe ukagikoresha nacyo nka master bedroom bitewe n'ubunini bwabyo. Ni binini cyane, nkeka ko biruta n'iki ngiki. So tugeze aha ngaha rero turi ku muryango tujyana kuri rooftop, tukajya ku muryango wundi wa cya cyumba nababwiraga ko nacyo ushobora kugikoresha nka master bedroom. Mu by'ukuri iki cyumba ni kinini cyane, yewe kiraruta n'icyo hasi ubunini. Mu by'ukuri nacyo gifitemo garde-robe, kikagiramo n'amatara meza. Aya matara ntabwo arimo yaka, ariko ngira ngo ubashe kuhagera yatse, mu by'ukuri wareba iyi nzu ubwiza bwayo. Ni inzu nziza mu by'ukuri, nayo ifite icyumba, nayo ifite dushe yayo. Murabona ko ari ibintu byiza buriya, iyo ibintu bidasheringa ngo ibiki, buri kintu cyose, buri cyumba cyose gifite dushe yacyo na toilette. So reka ntabatindira mbenjize kuri no rooftop, ariko tukajya n'ikindi cyumba cya 6. So tugeze aha ngaha turahura na rooftop ngari yisanzuye nziza cyane ushobora kwicaramo. Nayo ni nka kwa kundi haracyariho utuntu bagomba gufunga tumwe dutangira umuntu kugira ngo atakikubita hasi. Aka gahanda nabwiraga ni akadore kaburimbo rwose. Mu byugura nayo uteganye ko igomba kubirimo mu masezerano muzajyana nayo, ari tayari kwishyira. Mu gihe ngo murabona ko n'ahindi icikira kaburimbo higerera, murabona ko atari kure. Reka hindukize kamera. Dufite hano n'undi muturanyi mwiza cyane nawe uri kuzamura villa. Babandi bashaka inzu bavuga ati sibwo hari abaturanyi bameze neza. Ngira ngo murabona iyi apartment ihuzuye. Ni ibintu wiguriye inzu waba utuyanye n'ahantu heza cyane n'abaturanyi beza. Reka tubinjize muri kino cyumba hanyuma murebe. Nacyo ni icyumba kinini gifite tutari yakinjiramo, dufite roza yacyo, dushe yacyo. Ni icyumba, ni dushe ngari nayo yisanzuye. Iki cyumba nacyo ni kinini cyane, kingana na kiramaze kubereka, ariko na byose bihuriye ku bwiza bwabyo. Mu by'ukuri ni ibintu by'umweru bifite isuku, garde-robe z'umweru, amarange y'imyeru meza, amatara meza, plafond nziza. So reka hano kuri iki cyumba cyo gifite nacyo umwihariko, gifite urubaraza runini cyane cyo rwacyo. Niyo mpamvu nakubwira ko ushobora kukigira master bedroom cyangwa se ukifatira hariya hasi. Murabona ko ari ibintu byiza cyane inzu iteguye mu by'ukuri. Iyi nzu rero yacu reka mbibutse ko ifite ibyumba 6, amadusha 6, ikagira na sale 2, ikagira na rooftop. So iyi nzu yacu rero nimba uyirebye ukabona ikunyuze, ndakwibutsa ko ugomba kudukorera subscribe kugira ngo anytime ninkora n'indi nziza ujye uhita ubona ibikorwa nk'ibyo byiza cyane. Tugane rero udusure kuri Kigali Bandiseri kuri YouTube channel yacu, ndetse no kuri Instagram yacu ni Kigali Bandiseri nk'ibisanzwe. Murakoze kandi Imana igomeze kubaha umugisha.